It's Chef Jamari 250 w'u Rwanda umeze neza. Nyandikira muri comment kumeze neza maze twimanukire. Mwere ku buryo azajya uteguramo ifi yawe. Byoroshye. Ndabakunda cyane. Ikadutangirana hano na marination. Nafashe igigange rimwe ndishira muri ya mafi yanjye mba nakase natunganyije, nshiramo fish masala, nshiramo black pepper, nshiramo mix masala, ndangije ndavanga kugira ngo bifateho. Nashizemo agafarini gake cyane kandi nako gafarini kaza gufasha amafi yanjye naze kuvungagurika. Ikindi kintu nakoze, nafashe ifi zanjye nzishira mu mavuta, nyuma y'iminota 3-4 gutyo wayibaze neza wanazihinduye. Ifi zawe zazihiye. Ese ugutse kunyandikira neza muri comment umbwira kumeze neza. Umvoze nge nabwiye ati nge nzabazanira ibyo abandi batigeze babazanira. Reka nkwereke uburyo watekamo ifi yawe ivanze na chips. Allahu Akbar. Iyo singurube. Nge ndo umusiramu singa ingurube. Ikintu nakoze ya mafuta n'ubundi atekesheje ifi niyo nakomezanyijeho, nasigajemo dukeya, nshiramo udutunguru twanjye, maze gushiramo udutunguru twanjye nshiramo ifiriti zihiye. Twese tuzi uko duteka ifiriti wazikata uko ushaka, it's up to you. Ndangije nshiramo curry powder, maze ka curry powder buriya gahumuza ibiryo cyane. Nshiramo salsa, nshiramo utuzi duke apana amazi. Ndangije ndasimbiza gake niturije. Ndavanga kugira ngo kagasura gafate hose. Ndangije nshiramo zafi zanjye, maze gushiramo zafi zanjye ndasimbiza, ariko making sure ko nsimbije nk'abantu nyine baba chef, apana gusimbiza byose bikahita bimeneka. Ndangije nongeramo soya sauce, apana atari ngi soya sauce y'umunyu, araga soya sauce kano kadak ariko katarakumunyu zitandukanye. Ndangije nongeramo barbecue. Mu gihe udafite barbecue wayihorera, kuko nyine ngiye ikintu ngiye nkunda barbecue ari ubugiryoshya inyama nyine kajya nkaho yokeje kandi tokeje. Aho ngaho rero ikintu cyagisigana gukubitamo ubu presile cyangwa ubu coriandre. Nanababwira yuko mbakunda cyane. Tubonana ubutaha. Aka video kari kagufiya, easy busy. Ndabakunda cyane. See you. Ciao ciao.